screen yawe man. Ababyeyi bawe bagusabye kureka ibi bintu wabireka? Bansabye kureka kureka akazi nkora. Kureka ubupfubuzi. Ntabwo natuma bamenya ko ni papa wanjye ni pasiteri muri ADPR, nabimenye sinzi ko yahita aca mu muryango, urumva rero ntabwo baba babimenye. None ubwiye n'iki ko atari hano muri iyi live y'abantu 90? Ntabwo ayirimo kuko mbona yaba keretse ari njya foyinga kandi mba naramuburutse ku masosho media yose akoresha, ntabwo yabibona. Ariko njye reka amabwiriza ukuri ngo dufata ikimara ntama buriya reka nze nkubwiza ukurisha ndi mu isi y'abandi batabamo. Gusa ujye ukora amafaranga yose ugiye akorera akantu kose. Baza DJ Didman, ngiye mfite inzu ndi kubaka ihagaze $300,000 by'amadolari kandi ntabwo nayakuye mu bupfuzi. Ngiye mfite amafaranga menshi, aho y'ubupfuzi ni utwo kongeraho ku ruhande kugira ngo nyine ubone iki. Ntabwo ari ukuvuga ngo mbikora kubera ubukene n'iki, ntabwo ndi umukene, ngiye ndi umukire, ngiye mfite amafaranga kabisa. Ibyo byose mbikora kubera yuko ari ukuvuga ngo nyine amafaranga yiyongeye kwa umva muramuki mani bayinde uri kumva bubu ubitatse numva byakwishe nyine nuko reka dusiganire iriwe ntabwo nza kujyame mani nshaka kuvugisha bagwaye umubumbe Godfather, bagwaye umubumbe bagwaye Galaxy sha urabeshya. Galaxy ntabwo ibona narangaye sinzi ibyo ndimo nanjye ndi mu kazarega ayigwaye bagwaye Galaxy kazi. Thank you so much. Ndio yimpaye. Oko pujuka mazi. Ukoze ibintu witaye ku muryango cyangwa ku rubyaro uzabyara. Ego. Thank you Kamazi. Natwe urareba famiye n'iki, ariko umuntu apfa wenyine akanavuka wenyine, nta muntu upfa ngajyane n'abandi. N'umwana wawe ubyara ntabwo mujyana. Niyo mpamvu ntabwo muri ngo mwite ngo umwana nzabyara n'iki, nzabyara kandi nk'umupapa mwiza ko narwo nzabyara wenda nkikora ibi ngibi kuko nzaba narabiretse, ndakeka atazanabimenya, ariko niyo yanabimenya se yangira iki se? None uretse gato ibana ngere rero ngiye nacanganyikiwe buriya ibyandenze, ariko even we have to talk about this. Tugomba kujya tubivugaho ibintu nk'ingi tubivugaho, abamve kutabivugaho by the way kuko ni community ni urubyiruko rugeze. Nze ko shiri wagiye kumbwira ngo nze ko ryaba ngo mve kuri live, mubwire ngo ndashaka kumusuhuza akumana ese DJ uba wumva uzabireka. Mubwire umva cyane uretse gato uretse runa umva bubungu ino musuhuze urata musuhuza Godfather sasa bwana bino nsuhuze bubungu afite isoni irabya. we yamubwire ngo ndashaka kumusuhuza ndabimusabye ushatse ubwo ndaze njyamusha ntabwo jya gupfumbata umwana arabyanze jya gupfumbata umwana aragushaka urandindira wagiye kuryama ntabwo aryama wenyine aragushaka. iri ashobora kuba aryoshye Niratava ngaho ajya gushimisha umwana arekana na Godfather. Umugore yanze kujya kuryama atarabishyiramo. Thank you my sister. Niza gukorera tubatayitira kureki. Mubwire muvugishe basi mubwire muvugishe video itariho. Mfite ikibazo cyawe. Ntabwo yabyemera, agira isoni za social media umva arasenga umva turashize. No bana kamera, funga kamera yawe. Funga kamera umpe telefone muvugishe. Okay ngo muvugishe. Muvugishe hatari kamera. Telefone tsadukavuga. Ariko suvuga iki waje nkagusuhuza wa mwana we. Bite bubu amakuru. Amakuru yawe. Ni sawa. Meze neza. Meze neza. Okay, meze neza wowe. Nanjye meze neza. Ada natwiyereke tumu blessing.
oya Ndikukunda. murashaka kumuburesinga ni uko ukena Yes, bishaka nawe kukwira okay, natwiyereke Ngo tumupress. waretse bakaza bakaburesinga umugabo barashaka turashaka kuburesinga couple yanyu barashaka kuba atamu gift hari icyo bitwaye nishyiraho kamera ntabwo yajya kuri video ntabwo yabikora okay ngaho reka mubaze ikibazo urimo kunyumva ndi kukumva. mfite ikibazo nshaka kubaza niba mubaze kuri hari icyo bitwaye baramyutinze Oya, ndi kukumva. uranyumva DJ uranyumva ndi kukumva mubaze kuri ikiganiro twari turimo namubazaho ikibazo ntabwo yari aryamye ariko nyine ndabaza ndakubaza mubaze nta ribi nta kibazo mubaze okay umva bobo umaranye igihe kingana cyo ukundana n'uyu murundije wacu mumaranye igihe kingana cyo muri relationship Imyaka 2. okay bwa mbere akubwira ko ari umupfubuzi wumvise ufite ubwoba mu nda bwa mbere akubwira ko ari umupfubuzi wumvise ugize ubwoba mu nda Akazi se? bashize abikubwira byakiye gute kubwira subiza Ngo no ganira ntigire ikibazo tuganire bwa mbere abikubwira wumvishe umeze ute akubwira wumvishe umeze ute propaganarira. umvaga warira biri ntabwo rero ndi kuganira nawe hangane reka tuganire n'umushuti wacu tubwire ma Oya, ntacyo bitwaye kuko ni akazi, ni ukuri. Ntacyo bitwaye. wumvishe ntacyo bitwaye Ntacyo bitwaye. iyo akubwiye ko ari mu kazi yagiye urumva akakubwira ko ari mu kazi uba uzi neza ko ari kurongora undi mugore Na nabi. uba wumva ntacyo bigutwaye Oya. ni ukuvuga ngo wowe ikintu cyo gufuha ntabwo kikubarizwaho Kuko aba ari mu kazi ariko ku bandi bakobwa ho urumva namwica. Amabere yikoza tonze. buretse gato uravuze ngo ku bandi bakobwa bamwica ni izihe kondisiyo ku buryo wumva ko uwo yarongoye ari kumupfubura ntacyo bigutwaye Kazi ni amafaranga se. Ari amafaranga nyine. none se nta gihe aza yananiwe uwo adashobora kuguha ibyishimo nk'ibisanzwe nk'ibyo boyfriend ahereza girlfriend we Ntabwo ibyo byabaho. Ntabwo bijya bibaho. aba afite sitapina ni za zindi Cheri mbuze ikintu nongeraho sheri wagiye kuryama Amabere yikoze ntonsa. speechless Godfather narigenje uyu munsi Reka nkubwire musaza wa umva. Mvuze icyo mvuga. thank you bubu ni garuka karama yanze kujya kuryama Godfather kugenda mbere yuko agenda akamaze ikibazo cya nyuma tuba muri etaje wifi iri hasi ntabwo ijya igera hejuru tuba muri floor hejuru icyumba Reka bakureke jya kuryamisha kamaze umwana. umaze ikibazo kimwe hanyuma tugusezere ugende umva sweetheart yagiye arahari okay mumbarisi mumpe gatoya wowe nawe par exemple uvuze ko ni amafaranga bivuze ko nawe ntacyo bitwaye nawe ako kazi wagakora niba ushima ko umugabo wagakora ngo nawe wagakora Ntabwo nabikora ibyo ngibyo. ntabwo wabikora none se ntabwo ugira ubwoba ko ashobora guhura n'ikibazo kuko urukumva abakiriya be ni abantu abatazi ntabwo icyo ugira ubwoba ugatekereza ko ashobora kugenda wenda agahura n'umuntu ifite ikibazo akaba yapfubura umuntu ufite indwara akaba nawe yakwanduza Lise n'umwana ntabwo yapfa kurwara izo boro nyine karekana ibitabo. gute uvuga ko ari ibitaba kandi atanga full package ko Yari ntabwo yarwara. turashize ntabwo uri kubera ko atarwara
ni umu bad boy ntabwo azi kwirinda bya danje. wabyumvise ntabwo uzi ikindi kintu byose bwira narenza wiki umwana hari yakubwiye ko ikintu umugabo yagiye usigaje mu kazi kubaza gupfa. wari ikindi kintu ushaka kubaza godfather wi godfather yo ni njye muntu ufite umusheri mwiza muri Kigali. no yi umva mbabare umukobwa umva urabaza ngaho baza umva shusho ari kumvugisha godfather. ndi kuvugisha kandi ngo barapfuneka wihangane gato nkubaze kuko biba byandenze ushobora kuba ndi umuturage cyangwa ndi ahantu ko no kubagira ibisiga ni ngoma turi ngo umva ma none se manzi unyumve none araje niya tubwiye ko nabo batizeye biba ngombwa ko agura ikintu n'ikibumbi 40 kugira ngo ataza kwandura. yakubeshya bigenda bite? oya ari aramujya ntago akimwa buri munsi rata we yakubeshya Ntabwo akimwa buri afata munsi. iby'ukwezi. Afata ibinini by'ukwezi. Ni ukuvuga ngo wowe iyo avuye mu rugo uba uzi ko agiye kudandaza amagara. oya se kandi godfather muvuga akazi kanjye bidatuma yumva ko gaciriye. Okay, abagiye gupfubura cyane reka tuvide gutyo abagiye gutanga service itanga ibyishimo ndapfuye. umfanye hatari ako nyine nose nabigenza gute. Okay, uba wumva se wamubwira akabireka cyangwa uravuga ati okay nibyo bitwinjiriza? oya byaramurangiranye ntabwo yabireka pe. azarinda napfa mva wibeshya arinda none se mpa nkubaze akoresha agakingirizo. ntabwo ibyo nabimenya. nose ateye inda ahandi nawe akaza akagutera inda byagenda bite? iyo narinda atari yatera inda nandi ajya atera. ntabwo mbese ubwo urumva njye ntabwo inanga zanjye nazisiga inyuma ku mugore ntazireka reka nta nubwo njya ndangiza ku mugore. umva shusho mwakundanye uzi ko abikora cyangwa abikubwiye mwaratangiye gukundana? nari mbizi. Wakundanye nawe uzi ko ari umupfubuzi? mukoza rugo bakanye niyo mpamvu ntabwo nzamureka godfather ni mwiza. oya ibyo ko mwiza batureka ngo usabe mbabarira unyiyereke nko blessing iyo mpamvu nshaka kureba uwo mukobwa because uri strong in the mind kubera benshi byarabananiye sibyo. Please wadufasha ukatwiyereka tuku blessing kuba ufite uwo mutima n'abandi byarabananiye uri strong kabisa. aguye momo keretse umubesa ntabwo yajya kuri video ntabwo kuri no ntabwo ari buze ngo ayigumeho araza yishyireho gusa cyane wawe akanya gatoya gusa please. umugore w'abandi mwaretse kumugira ariko ndirata umva yatugiriye. keretse inbox umubonye ntabwo yajyaho ndabizi. are you sure you know girlfriend wawe cyangwa ni sister wawe? I swear to God ni sister ni girlfriend wanjye I swear. ariko so ntabwo uri kumva ko ngo bagiye kuryama yanze kujya kuryama wenyine? ariko se godfather agiye kuryama akagira sister wanjye baramuzi hano kuri TikTok bamwita Liza Queen akunda gukoresha TikTok. no mama mo blessing reka niba ari zo mukobwa njye nifite amazi nanjye nabaza akabazo. yego ahe Mary ubu ni umukobwa kuko abakobwa twese turizi cyangwa abagore turizi umutima tugira turafuha cyane abenshi muri twebwe. Urukundo rw'ukuri cyangwa ni uko agukurikiraho amafaranga ukura kuri abo badamu? Thank you. usibye ko amafaranga nkura ko nayo mpamvu ko iwabo mu mwana nyine utayi waba arifashije ntabwo muri cya amafaranga arankunda binarenze ukwemera umuntu mani
ni umuntu nkunda cyane pe, kubera yuko abizi ko aba ari akazi ntajyana umutima wanjye, rero aba abizi neza ko ari akazi nta kindi kimuzi, ndetse ko abizi ko ntabwo aba ari umukobwa wenda ukuntu ateye n'ukuntu ari mwiza, abo bakecuru cyangwa abagore tuba twagiye guhura babizi neza ko nta muntu nyine keretse wenda ari abakobwa kwa kundi bo wagiye ariko barabizi neza ko cyane. bisobanukiwe kabisa. reka mbaze ikibazo uwo mukobwa. Umva nkubwire sister, ngwino gato. Nk'ubu ngubu uri kumubwira ngo mujye kuryama, sibyo? Urumva nawe afite inzara nyine, ugomba kugenda ukajya kumuha icyo batangira mu buriri. Oya ni uko akubwiye ngeze saa 12 kandi nyiri kuri fo, ubu yarabyutse asanga ntahari. Yaraje asanga muri salo ko twebwe niyo mpamvu yarambwiye ngo tuve kunuza buriya nimva wifi irahita ko nyine ugomba kujya kumutera ka mu gitondo. Ntabwo wifi irakira. None se ari kukurura muri iki gitondo agutwara igisuru kugira ngo ujye kumutera ka mu gitondo. Umva icyo ndi gusaba kubaza. None se muri iki gitondo agira ngo mujye kuryama baryama bukeye. Ndi kubaza. Ubu mani ibintu biratangaje ko dufata ko nigenje. Mana yanjye. None se hasi ngo faduma wumva ibyo bintu birenze. Mani ntabwo birenze uko ubitekereza. Ahubwo biratanga. I don't know, nanjye nananiwe kubyumva cyo. Ase hari ikintu ngiye kubaza, nabasha DJ Flix karumudi umugore umukobwa bigize icyaha muri famille cyangwa yari hano Flix yagiye ariko bigize icyaha kuba ari mpereza sheri wawe. Ntabwo bigize icyaha ariko bidutegeje kugira mpereza sheri wawe gato. Umva sheri, umva nshuti yanjye. Ufite imyaka ingahe niba atari ibanga? Mfite 21. Urashize. Ufite 21. Niwe umuntu wa mbere mwagiye muri relationship? No. Yeah. Ntabwo ari we wa mbere. Anyway. Ndabuze ibibazo. Ni ukuvuga ngo wibaze ko byagenze. Ntabibura se muhungu wacu. None se umva inshuti yanjye. Ntabwo ujya umufuhira. Oya kuba ababizi neza, nabikubwiye ko arabizi neza ko aba ari abagore, ntabwo umuntu ajyana umutima ku abari amafaranga. Ikibazo mbaza ari upfubura abagore gusa. None se hari umukobwa ubu wapfuye, umukobwa yapfuye yatangira gupfuba zose yaba ari akasamutwe. Nk'umukobwa ashobora kuvuga ati wenda umuhungu wanjye ntabwo ahari, urabona abakobwa benshi bakundana n'abadiaspora sibyo? Akabaho wenda baganira kuri telefone ariko akagenda akaka umuriro. Uwo nguwo ntiwamupfubura? Ari oya uwo nta kibazo, afite amafaranga, nta nubwo ari ukuvuga n'abakobwa batoya abantu barahura, ariko amafaranga pana urukundo ntabwo ari amafaranga, kuko njye mfite umuntu nkunda kandi byanyabyo. No, ubonye umukobwa mufite amafaranga nta kibazo, nta kibazo kuba atari umwana wa underage, ari umuntu yujuje imyaka y'ubukure, yaba afite 18, 19, 20. Okay, mpereza uwo mukobwa gatoya wawe. Ntabwo ngiye yazamutse ko nyine ndi muri sala agiye mu cyumba, yazamutse yaraje kureba sa aragukaba akabyara kubura mu gitondo. Ubwo yarashaka mu gitondo. Reka ajya gutanga ka mu gitondo. Tugiye kubara iminota ugiye kugatera, urasiga telefone ugenda ukamutere ugaruke. Dadi cyakoze ndagukunda n'izina ry'Imana. Nagaruka live yavuyeho. Turagute ngwiki? Uyisiga kuri wifi ugende. Yisiga turagutegera turigigarukira.
ariko si Godfather umuntu wakoze akazi nk'ako ngako urabona afite iminota ingahe si ibiri koko tuvugane ndamubwiye ngo ajye ndamubwiye ngo azamuka ajye kuryama ndaje nta umva ari uretse gato n'ubundi umugore nta kintu yanga kandi ngiye kugutera examen sibyo ntabwo ahari oya nta kandi arazamutse yagiye uretse musari kintu ahubwo nagenda akarye wumva umva musari ikintu kimwe sibyo ubundi ni akazi kandi ukeneye abakiriya sibyo uyivane mu volume uretse gato meeting Sonia mvali ubundi hari icyo bita advertisement sibyo kwamamaza arahiye uretse gato ibyo byarakasa mu gihe ntabwo reka nze kubwire umvali sibyo kuri audio sibyo telefone yigabanyirize volume sibyo umanuke twe turaba tukumva ariko utatwumva turaceceka turaba tunakumva ariko ntabwo twumva uyivanireho volume sibyo ikibazo ntabwo yaraje kundeba ngo turye akantu yaraje kundeba ni akazi nakareka kabisa ariko se we Alice ndakumanura oya kanimyoti umva ari sibyo buriya nta kazi katagira advertisement sibyo fata telefone sibyo nushaka wicometsemo ntuzabwo twakumva yimanure volume yose turaceceka urumva uramwitinga ugende urumva biroroshye ni 0 minute umudrivinge urukumva ugatere urumva ubundi urebe ikintu bita isoko ndakubwiza ngenda bafite nimero yawe hano ndababwira nimero yawe boherezaho n'amafaranga uzi ikibazo ikibazo gihari niyo mpamvu nari kugezamuka hejuru mu cyuma nari gukora live ndi mu buriri niyo mpamvu ndi muri salo ntabwo wifi ko tuba mu nzu nini wifi uretse gato umva uretse gato washyizemo internet isanzwe shiraho internet isanzwe ngiye gukoresha phone ebyiri iyi nyikoresha ndi kuri wifi ntabwo ijyamo ntabwo nyikoresha irimo nyine sim card wafashe telefone yiwe sharing internet biroroshye cyane yifata mu sharing internet ndashaka wagabanya inzara ntabwo ari inzara ndashaka ubuta tuzabikora nzagira tuzareba ibyaribyo ubu nani kugira urabyemera ubu nani uvuga ngo ni mushiki wiwe dadi oya ntabwo ari ndetse ubu sister wanjye ko ahora akora live hano ntabwo bamuzi nibyo nanjye kiri kunshanga abo ntabwo ari sister wewe niba atari sister wanjye ntabwo mu asi didman queen ntabwo mu munsi hano queen navuga oya nta nuri mu rugo sister we none kugira ngo ndabyemera nubwo turi kumwe ari kumwe na Shakira wa Jenga bari kumva nkubwire ari kwa Benda abo bantu bari uretse gato ndizari kwa Shakira ndabizi uretse gato vana nk'urujijo bitaza kugaragara nawe bakumva ko namushyikiye gushyikiye muri ibyo bintu connectaho telefone ye iminota 5 urumva nta nubwo noneho kugira ngo nabyemere nta nubwo ibyo yaraje kumamagara nta nubwo ari byo ashaka ntabwo ari byo bishaki wese ntumva wowe ariko se wagiye ureka njye ndabizi ko atari ibyo ashaka ndabyumva ko atari ibyo ashaka manza wumva turabyumva ko atari ibyo ashaka ahangaha ndakubwiye tugiye kubikora uze kureba reka nzamurire umutipe ndashaka kugira ngo uyu munsi dupresent ibyo tubyubuta ubutadusaza uri umukozi urumva nushake ntuyinjize uduhe action y'uburyo action yitangira c'est tout njye ndahita namurangira abakiriya nk'abatatu kandi bafite amafaranga ufite benshi ngende uwa mbere oya ngewe barabizi ariko akazi ndagakora ntabwo ariko nyine duhereze abakiriya hano ntumva batagira Gadifa wakwegereza telefone yari ngo kwereka amavideo aba afitemo ureka ibyo bintu oya bana ari kutubeshya ariko DJ Didima ariko yakeye kutubeshya nawe ugashaka kumufasha twemere DJ ntajya abeshya mwana DJ namonye ntabwo ajya abeshya umva ari ntabwo ibyo ntabwo ari garuka kuri kamera gato garuka kuri kamera hano
Ntabwo ariko kuri kamera nta kibazo. uri hese kote fata mva ko ni byinshi rinda hinduka umufana bakugize ikizengerezi Runa bunguwe n'ukuntu umukobwa we ari proud y'ibyo bintu. Godfather abagore turizi nta mukobwa waba proud y'ibyo bintu. I'm sorry. ese sawa agiye mu kazi rishyiraho kamera yabwiye ngo abagiye mu kazi nta myitunguro twumva. reka nkubwize ukuri njyewe mana nyiri no kumuvugisha niyo muvugisha kuri fone numva ndakanyaga umutima wose aduka. akazi ni akazi. umva Sonia noneho hari ukuntu buriya umugore aba amubaza ngo nese ko arimo kuguha makeya bimeze bari bite uceceke gatoya umva umusa sibyo kamasoja nk'umuntu w'umusaza sibyo abantu bakubita ikibando ku munwa urumva dukora ikintu bita ikosora sibyo hano mpafite abagore bacuramye kandi ndabaza bafite amafaranga basaze hano urumva ikintu bita ikosora sibyo uhereye kuri Runa uretse gato Runa yasaze Runa ngo arahita umva umusa nasigaye yanze kumuburesinga kandi yamwumvise hajya ni Runa ariko cyo mugari turasaba ari kugira uretse gato tumaze twerekeri kugitse kumwe tuzo kubikora manze mu mutema kantu hano nanze mu blessing iri guconnecting iyo telefone bikore nk'umujene uvaneho kamera ntabwo dukeneye kumva kamera nanze mu mutema bw'ifu abiteguye kuguta nanze umugeze nko ku bihumbi 200 oye uretse umva uratamusa urumva yo wowe kura akantu nk'umuntu w'umusirikare sibyo uvanaho kamera uzamuke urumva connecting aho internet yindi urumva zamuka ugende uduhe ikosora ni zero nk'umusaza nk'umusirikare ubundi abantu bacecekeshe tumenye ngo ni umupampe wacu niko kazakora ni umusirikari iyo bigeze mu gikorwa cyo gupfubura aragenda akaguha ikosora ni ukuri maze tukugane runakanda kuri iri mu myutinge gato mwanze mu mukande ngaboni yabikora ntabwo ari ngombwa ko n'ubusanzwe n'abasore basanzwe iyo bari kubikora regura byumva ko umva ari ibintu batubwiye mu kanya uravuga ngo hari amasound wiyemeye atubwira ngo ufite experience none ntayo mbona umusa experience irahari ese waza nzakubonje ngaho twemeze rero duhe sample nzakubonje for free batangiye Godfather mwumvise ngo nzakubonje for free aravuze ngo ntabwo kubuntu utandangira abakiriya nkazagufata mu mashati uburetse gato ri vanaho kamera uretse gato vanaho kamera uhorere icyo ngusabye wana musampuri bikore nk'umupampe dutemo abandi ndabasaba mwese ndabamanura kugira ngo batagira usakuza wumva oya nagabanye volume n'ubundi woya reka nkwereke iri uranyumva iri fungura kamera yawe fungura mic yawe yo njye uri hano jyenyine urumva yego hatagira usakuza urumva reka bakiriya kurakosore twagiye ariko Godfather urabizi neza ko uriya mwana ari umugore wanjye siko ari private umva reka inkuru witubwira ibyo wowe caho gutya bimeze uyu uraza ubundi inbox cyakoze inbox atari kwiraje rekana n'ibya inbox wowe comoka sanga umwana n'ubundi yaraje kukureba uduprovinge kuri umukozi ntabwo yabyemera iki gitondo ariko ubu ngubu afite n'ibitotsi ubu yanasinze ubu yongera aranasinzira ariko ni uko yari abyutse akambura akaza kundeba ubu yanasinziye kabisa niko ameze kweri
Ashaka ntabwo uri umupfubuzi watubeshye.